Ndabasuje kandi baha ikaze. Amakuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, Nyagasani akomeze kubaha umugisha kandi mwe mwese akomeze kubarinda. Njyubaha ikaze ndubasuhuza, ni mwene so Theophile Byukusenge. Birumvikana neza ko ibyo muri kwakira mu matwi yanyu byo muri gusoma ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bitari byiza kuri mwebwe, ariko bishobora kuba ibyo cyangwa se atari byo. Ariko ikiri kuvugwa cyangwa se biri kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nuko uwitwa George Mario cyangwa se Papa Francis yaba atakiri mu mwuka w'abazimu uyu munsi wa none. Nitwa mwene so Theophile Byukusenge. Nkundira gatumereza umwanya muto cyane twihanganishe abayoboke ba Kiliziya Katolike, mwaho muri mwese mukomeze kwihangana kubwo kubura umushumba mukuru wa Kiliziya Katolike wanyu. Nje ubaha ikaze, ndi mwene so Theophile Byukusenge. Mikaze mwe muri kutwumvira hano mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, ndetse n'abadukurikiye muri Rwota Masimbe, aho twebwe tutabasha kurebesha amaso yacu n'ibitekerezo byacu, ariko twumva ibyaho. Amahoro abe kuri mwe. Mbabaze gato cyane ikibazo nibaza, ushobora kuba nawe wibaza, mbese umuntu yitaba Imana ariko cyangwa yapfuye? Birumvikana neza ko umuntu ashobora kuba yitaba undi mugenzi we ari uko akiri muzima. Tuvuge umumagaye ndi muzima, urampamagaye ndakwitabye nuko ndi muzima, ariko nyamara ntari muzima, ntabwo nshobora kukwitaba. Aho twibaze tuti, mbese umuntu yitaba Imana ryari? Yitaba Imana ari muzima cyangwa yapfuye? Byumvikane neza ko umuntu yitaba Imana ari uko ari muzima. Nge nawe twitabye Imana mu gihe turi kano kanya ndi kuvuga, cyangwa se uri kunyumva ubu twitabye Imana. Ntabwo umuntu yitaba Imana ari uko yapfuye. Ndabasuhuje mwe muri kubana natwe mu nkuru zigiye zitandukanye. Munyemerere gato kandi mbanze nce mu nkuru zagiye zandikwa mu bihe bigiye bitandukanye kuri Papa Francis. Werurwe 2022 cyangwa se mu kwezi kwa kabiri tariki 17, igihe cyanditse ko ubuzima bwa Papa Francis bwaba buri mu kangaratete. Muri titre cyangwa se mu nkuru ifite umutwe ugira uti Papa Francis ararembye, kwa 17 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Naho kandi ku itariki 22 Gashyantare 2025, Inyarwanda yaranditse iti Vatican yatangaje ko Papa Francis w'imyaka 28 arimo kandi kumererwa nabi kubera umusonga wibasiye ibihaha byombi n'ikibazo cy'ubuhumekero, bikaba kandi byatumye akenera umwuka w'inyongera ku gipimo cyo hejuru. Inyarwanda ndetse na Kigali Today byakomeje kugenda bivuga ko abaganga bafite impungenge ko ku burwayi bwe bushobora kumuviramo kubura ubuzima, by'umwihariko kandi indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko arimo indwara yo kubura umwuka ku kigero cyo hejuru, nk'uko ibi bitangazamakuru byakomeje kugenda bibyandika. Naho kandi ikinyamakuru Kigali Today cyarakomeje kugenda kivuga ko itariki 23 cyakomeje kugenda kivuga ko Papa Francis ku itariki 23 ubwo hari ku cyumweru yabashije gukurikirana misa ari mu cyumba arwariyemo, ariko kandi akaba yarananiwe kuvuga isengesho rya buri munsi cyangwa se rya buri cyumweru nk'uko aba Kristo cyangwa se abayoboke ba Kiliziya Katolike babigenza. Bikaba byarabaye ku nshuro ya gatatu ku myaka 12 uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Katolike Papa Francis yari amaze imyaka yose ayobora iyi Kiliziya Katolike, imyaka 12 yose. Inyarwanda yakomeje kugenda bavuga ko Vatican yatangaje ko ubu icy'ingenzi ari uko Papa akira neza, kandi ko nta cyemezo cyihutirwa cyafatwa kuri ejo hazaza h'ubuzima bwa Papa Francis cyangwa se bwa George Mario. Ayo niyo mazina ye nyakuri. Francis yabyize cyangwa se yabyiswe cyangwa yabyise ubwo yaramaze kuba papa mu mwaka 2013. Nkomeze mbaha ikaze. Inyarwanda iti abakristo bo hirya no hino ku isi barakomeza gusaba Imana gukomeza Papa mu bihe bikomeye arimo bitamworoheye. Reka tumaruke gato cyane tubanze duce mu buzima bwa Papa Francis cyangwa se bwa George Mario. Mbaha ikaze mwe muri kubana natwe. Ibyo byari mbere y'uko apfa, ibyagiye bivugwa ku buzima bwe bigiye bitandukanye, amavuko n'ubuzima bw'ubuto bwa Papa Francis cyangwa se George Mario. Ngira kubikubwira cyangwa se kukugezaho, nitwa mwene so Theophile Byukusenge. George Mario ku itariki 17 Ukuboza mu 1936 ababyeyi be bari abimukira b'Abataliyani. Yari imfura mu bana batanu. Yize ibijyanye n'ubuzima
mu by'imiti cyangwa se abo benshi bita abashimiste, kandi yakoze mu ruganda rutunganya ibiribwa. Ku myaka 21 gusa yagize indwara ikomeye y'ibihaha, bituma kandi bamukuramo igice cy'uruhande rumwe rw'ibihaha bye. Guhitamo ubupadiri ndetse no kwinjira mu bajesuite, uko byaje nuko byatangiye. Mu cya 958 yinjiye kandi mu muryango w'abajesuite, maze afata umuhango wa mbere w'ubusaseridoti. Mu cya 960 yize kandi yize ibijyanye n'iyobokamana, yize filozofi n'iyobokamana, kandi yahawe ubusaseridoti ku itariki ya 13 Ukuboza mu cya 969. Yabaye umuyobozi mukuru w'abajesuite muri Argentina kuva mu cya 973 kugeza mu cya 979. Inzira y'ubwepiskopi n'ubukardinali. Mu cya 992 yagizwe kandi umwepiskopi wungirije, nyuma kandi aba arkiyepiskopi mukuru, mu mbabarire niba mbisomye nabi, mu cya 998. Muri 2001 Papa Yohani Paulo yamugize kardinali. Kuba papa ku 13 Werurwe 2013 we George Mario cyangwa se bitewe n'uko bisoma, yatoreye kuba papa wa 263 wa Kiliziya Katolike. Ahitamo kandi izina rya Francisco cyangwa se Francis mu rwego rwo guha icyubahiro Mutagatifu Francisco wa Asizi. Yabaye kandi papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'umujesuite wa mbere wabaye papa. Urupfu n'ubuzima bya Papa Francisco nibyo tugiye kugenda tubanyuriramo mu buzima bwe bugiye butandukanye. Kuri uyu wa 21 Mata 2025 afite imyaka 88. Papa Francis cyangwa se George Mario yitabye Imana saa 1:35 za mu gitondo ku isaha y'i Roma mu rugo rwe i Vatikani, nyuma y'indwara y'ubuhumekero ikomeye no kuba yararwaye ibihaha byombi. Urupfu rwe rwemejwe kandi n'umuvugizi wa Vatikani witwa Cardinal Kevin. Mu bitangazo ryatanzwe kuri televiziyo ya Vatikani, Papa Francis yari amaze imyaka 48, aho kandi yajyaga yivuriza indwara y'ubuhumekero cyangwa se ibihaha. Papa Francis kandi witwa George Mario yabaye kandi Papa Francis yabaye Papa wa 263 wa Kiliziya Katolike kuva kwa 13 Werurwe 2013. Yari papa kandi wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse n'umujesuite wa mbere wabaye papa. Yarazwiho kandi ubuyobozi bwicisha bugufi kandi gushyira imbere abakene n'abatagira kivurira ndetse no guharanira impinduka muri Kiliziya Katolika. Urupfu rwe kandi rwatumye hatangazwa cyangwa se hatangirwa gushakashaka bamwe mu bakardinali bagiye batandukanye wazahitwamo cyangwa se wazaba umupapa, umushumba mukuru wa papa wa Kiliziya Katolike. Abakristo bo hirya no hino ku isi bakomeje gusenga ndetse no kwizikana iby'ubuzima bwa Papa Francis, ari nako banamusengera. Inkuru dukesha Business Insider inavuga ko kandi rero ibyo byose biri kugenda biri gutangazwa twifashije Wikipedia ndetse n'icyitwa ikinyamakuru Vatican News n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye Nyarwanda ndetse na Kigali Today ndetse n'igihe. Ibyo nibyo bitangazamakuru dukomeje twifashije dusoma mu ncamake tubagezaho iby'ubuzima bwa Papa n'imibereho bya Papa Francisco cyangwa se bwa George Mario, uyu munsi wa none utakiri guhumeka umwuka w'abazima witabye Imana cyangwa se wasinziriye nk'uko benshi bakomeza kugenda babivuga. Ariko umuntu yitaba Imana ari muzima, ntabwo umuntu yitaba Imana yapfuye. Mbibutsa ko ubuzima bwa muntu cyangwa se imibereho yacu twese tugira ibirori bine, ibindi byose biza ari inyongera. Ikirori cya mbere ni ikirori kandi umuntu agira avuka. Ikirori cya kabiri ni ikirori umuntu abatizwa cyangwa se avuka bwa kabiri. Ikirori cya gatatu kandi ni ikirori ahuza imiryango ibiri gushingiranwa n'uwo yakundanaga cyangwa se n'uwo yakundanye nawe. Ikirori kandi cya nyuma ari nacyo gisoza ubuzima bwa muntu ni ikirori cyo gupfa. Nizere ko mwe mwese mwabanye natwe, mwabanye na mugenzi wanyu mwene Sote Ufire Byusenge, twabanye
tubanye neza mu mahoro kandi nyagasana akomeze kuduhana umugisha mwe mwese mukomeje gukurikira n'ibyigisho n'ibindi bigiye bitandukanye bitambuka ku muyoboro wa YouTube wa Kwiringira TV. Ibyo tubagejejeho ni biri kuvugwa n'ibiri kwandikwa mu bitangaza makuru mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora kwifashisha ibyo bitangazamakuru bakomeje kugenda tubasomera, harimo kandi Wikipedia, harimo kandi icyitwa Inyarwanda, Wikipedia ndetse na Business Insider ndetse na Vatican News ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye twifashishije tubagezaho iby'inkuru. Amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwebwe. Amahoro. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.